nakurikije ese concept iravuga iki, igitekerezo yacyubatse gute. Igitekerezo ni imyitwarire y'umwana warezwe n'ababyeyi bose muri societe no kwishuri. Umwana warezwe n'umubyeyi umwe muri societe no kwishuri, ni ukuvuga ngo imyitwarire y'umwana warezwe n'umubyeyi, ni ukuvuga ngo igice kimwe cy'umubyeyi cyareze umwana, ikindi kirera umwana. Ni ukuvuga kubera ko banavuga ko rimwe na rimwe hari abagabo bashobora kuba batubariza inshingano zabo, abagore bakarera abana bonyine. Abo babyeyi bitwara gute? Ni ukuvuga iyo reflection cyangwa se izo ngaruka z'uburyo yabaye treated mu muryango, kubura uruhande rumwe rw'umubyeyi cyangwa se akaba rufite, bakavuga ko reflecting ku myitwarire ye. None se wowe uravuga ko kuba umwana yakura mu muryango adafite umubyeyi umwe nta ngaruka bimugiraho? Bimugiraho ingaruka. Ntabwo byatuma imyigire ye ihungabana? Wowe urabivugaho iki? Imyigire ye ishobora guhungabana, ariko bitavuze ngo ko bitamukura ku mwana nyamwana. Dutangire dusuhuza abadukurikiye bakurikiye abo Birimo TV. Nabatumiriye umutumirwa hano, nagira ngo atangire abibwira. Mu buzima busanzwe reka mbaze bashimire kuri uyu mwanya mwaduhaye wo kuduha igihe cyanyu cyangwa se no kutwemera kuza muri studio zanyu kugira ngo natwe dutange ibitekerezo bijyanye n'uko twumva ibintu wenda bitandukanye n'uko abandi bantu bashobora kuba babyumva, cyangwa se kuko buri muntu wese ni independent, afite ubwigenge mu gutekereza. Ubwo rero nkaba suhuje ababakurikira, abaviewers banyu, cyangwa se abakurikira channel yanyu, cyangwa se ibikorwa byose mukora, kandi tubashishikariza kugira ngo bakomeze babisharinge kugira ngo community ikure, bigere kuri benshi, kuko ibitekerezo abantu benshi baba babikeneye mu buryo bitandukanye. Murakoze. Akaba ari nde nagira ngo ubwire amazina baganire n'umuntu. Murakoze, naribyibagiye byo kwivuga, ariko nuko nyiri umwana ashaka kuzakora. Okay, amazina yanjye ni Mupenzi Eric. Ndumva wenda ibindi bizaza nyuma, ariko kugeza kano kanya amazina yanjye ni Mupenzi Eric. Murakoze cyane. Akaba agiye kuganira rero na Kubwimana Felicien. Hakaba hari ikibazo cy'amatsiko uherutse gutanga komantere, ubwo nari ndimo ndeba komantere ku kiganiro twacishije kuri channel yacu abo Birimo, cyavugaga ku ngorane cyane imbogamizi umwana warezwe n'umubyeyi umwe, yaba ari umugabo cyangwa umudamu, agira mu myigire ye cyangwa se no mu buzima busanzwe. Ukora komantere uvuga yuko utemeranywa n'abatumirwa twari twatumiye. Hari ahantu bageze baravuga, bavuga sinzi niba urabyibuka, ariko kundusha ndumva komantere ari uko yaganaga waruzanyeho icyo gitekerezo. Okay, nibyo koko. Hari ikiganiro mwatanze cyangwa se cyatanzwe cyanyuze kuri channel yanyu, cyari kigizwe n'umudamu n'umugabo batanga ikiganiro cyiza cyubaka society, ariko wenda hari ibitekerezo bimwe na bimwe cyangwa se igitekerezo numvishe ariko numva ntari kwemeranya nacyo, bituma gusaba ko nanjye wazaba umwanya habivuga uko mbyumva. Mbere rwose bavugaga ku ruhare rw'ababyeyi, ababyeyi babiri, ubwo turavuga umugore n'umugabo mu kurera umwana, bakavuga n'ingaruka cyangwa se n'uburyo uwo mwana aba yitwaye iyo yarezwe n'ababyeyi bose. Murongera muvuga igihe umwana yaba yararezwe n'umubyeyi umwe. Wenda ntajya kuri conclusion, bavuga ko hari ahantu bageze bavuga ko byibura umwana nyamwana witwara neza ari uwarezwe n'ababyeyi bose. Nabonye iryo jambo rwose, umwana nyamwana wararitsimbatiyeho cyane, naho komantere nkaho ryagukojeje ahantu. Mu by'ukuri wenda reka turebe muri famiye nyarwanda cyangwa se mu muryango nyarwanda, harimo ibibazo bitandukanye, tukagiramo wenda n'ibice bitandukanye mu buryo bw'imikurire,
mu buryo bwo kurera n'uburyo wenda dushobora kuvuga ngo uburezi bushingiye kuri education. Ubwo ni ukuvuga ngo ubundi uburezi tubaramo ibice bibiri, tubara uburezi bwo mu rugo tukabara n'uburezi bwo ku ishuri. Mu kiganiro cyatanzwe bavuzemo effect iyo warezwe n'ababyeyi bose ku ishuri, ko usanga nyine uwo mwana afite imyitwarire myiza kurusha wenda wandi utarezwe n'ababyeyi bose, kurusha wandi warezwe n'umubyeyi umwe. Nanone ubwo bikaba byiza cyane iyo yarezwe n'ababyeyi bose, bisobanuye ko niba udafite n'umwe ubwo ari isolated, ni ukuvuga nta hantu hamwe afite. Noneho hari icyo navuze cy'umuryango nyarwanda ariwo muryango wacu, twagizemo imfubyi nyinshi ariko uyu munsi zifite ijambo zikomeye, zitarezwe n'umubyeyi n'umwe, ndetse zitagize n'umuryango wundi wenda tuvuge umuryango ushingiye ku maraso ziganamo. Kandi uyu munsi yaba ari mu buryo bwa society, ugasanga ari abana bafite ethique, ari bo abana bashimwa n'abantu bose, ari mu buryo bwa education bw'uburezi bushingiye ku mashuri, ugasanga ari wa mwana wa performance ndetse akagradinga neza ku buryo azana mu mbere mu gihugu. Aho agiye hose byaba ngombwa ko asohokera igihugu ugasanga idarapo yaje arizamuye. Kuvuga ko umwana nyamwana ari urerwa warezwe n'ababyeyi bose ntabwo ari concept numvishe neza, kubera wenda ingero nyinshi ifite z'abantu batandukanye. Nzi abana wenda bashobora kuba bararezwe n'ababyeyi bose bamwe urumogi, cyangwa se no kwiga byananiye completely, cyangwa se cyo kumva uriya mwana ngo ashikuza abantu dushakoshi cyangwa se amatelefone, kandi afite bababyeyi bose baramureze bamwitaho, yaritaweho, ndetse rimwe na rimwe ashobora no kwanga kwiga. Harimo umuntu nze waratuye kugeza ufite famille nziza, bamwohereje kwiga muri Amerika, ashaka amafaranga yitegera indege aragaruka, kandi afite ababyeyi bose ndetse banakomeye. Ni ukuvuga ngo rero ikintu uko nabitekereje cyangwa se nuko mbyumva cyangwa se uko mbibona, ntabwo ikibazo ari umubyeyi umwe cyangwa se ababyeyi babiri. Ikibazo ahubwo community umwana yakuriyemo. Ni ukuvuga nituvuga community turavuga holistic, ni ukuvuga ngo umuryango nyarwanda, umuryango mugari w'abaturanyi, abo wahuye nabo, environnement. Ni ukuvuga ngo kera igihe washobora kugira ibyago ukaba wabura ababyeyi, umuturanyi akamenya ngo wabuze ababyeyi, akavuga ati genda nzakurihira buri kimwe cyose, nzaguha ibikoresho, nzagira gute, mbese buri kintu cyose nkenerwa, akavuga agakumbura ya vidi. Noneho kubera urugero rwiza wahawe n'abaturage, wa mwana bikamwubaka akaba yavamo umugabo w'ibitekerezo bihamye ufasha n'abandi. Cyane ko iyo hawe ubufasha buri busigaranye responsibility za management. Niba umpaye kuvuga ngo wenda ndi imfubyi urugero, undi hiye amashuri, mfite responsibility zo kwiga kugira ngo nzanejeze wa muntu wamfashije, bitandukanye na wa mwana ufite ababyeyi bari gukora inshingano zabo. Urumva ni ibintu bibiri, ni concept ebyiri zitandukanye. Ni ukuvuga we ari mu bantu bari gukora inshingano ze, undi yabonye umusupporter cyangwa se bonus, ni inyongera, ntabwo yarabigenewe. Cyangwa se ukagira amahirwe wenda leta igashyiraho ibigo bishobora gufasha abantu b'imfubyi bagize ibyago, bagize gute, batishoboye. Wowe ukavuga ati nge aya mahirwe mbonye nubwo ntafite umubyeyi n'umwe, ntabwo aba ari bashobora kuja. Bwana Eric, aho ngaho mpaye umukoro wo kuzongera nkegera batanze ikiganiro, cyangwa nkongera nanjye nkacyumva neza nkagisesengura, kugira ngo mbashe kumva concept bashaka kuganishamo bavuga umwana nyamwana. Aho ntibashaka kuvuga ko umwana ubona ibintu byose cyangwa se unezezwa cyangwa ugahabwa ibimugomba, nyine ari uwakuriye mu maboko yombi, bataganisha ku bijyanye no kuvuga ko warezwe na bombi ari we uvamo umuntu ukomeye cyangwa se ugera ku ntego n'inshingano kurusha utarabihawe. Njya kwandika komentari cyangwa se njya kugusaba kugira ngo tuzabiganireho, nakurikije context, nakurikije ese concept iravuga iki, igitekerezo yacyubatse gute. Igitekerezo ni imyitwarire y'umwana warezwe n'ababyeyi bose muri societe no ku ishuri. Umwana warezwe n'umubyeyi umwe muri societe no ku ishuri, ni ukuvuga ngo imyitwarire y'umwana warezwe n'umubyeyi, ni ukuvuga ngo igice kimwe cy'umubyeyi cyareze umwana, ikindi kirera umwana. Ni ukuvuga kubera ko banavuga ko
rimwe na rimwe hari abagabo bashobora kuba batubahiriza inshingano zabo, abagore bakarera abana bonyine. Abo babyeyi bitwara gute? Ni ukuvuga iyo reflection cyangwa se izo ngaruka z'uburyo yabaye treated mu muryango, kubura uruhande rumwe rw'umubyeyi cyangwa se akaba rufite, bakavuga ko reflectinga ku myitwarire ye. None se wowe uravuga ko kuba umwana yakura mu muryango adafite umubyeyi umwe nta ngaruka bimugiraho? Bimugiraho ingaruka. Ntabwo byatuma imyigire ye ihungabana? Wowe urabivugaho iki? Imyigire ye ishobora guhungabana, ariko bitavuze ngo bitamukura ku mwana nyamwana. Ni ukuvuga icyo ashaka kuvuga ni iki? None se reka tugane aho ngaho wari uvuze ishobora guhungabana. Guhungabana ni iki? Ni ukuvuga ngo niba wari witezeho kugira grade nziza bigatuma za grade zihungabana ukagira mbi, sicyo guhungabana bishatse kuvuga se? No. Guhungabana urabivuga gute? Ni ukuvuga ngo either hari igihe ishuri rishobora kwanga kubera financial needs, kubera ko yabuze umuntu umusapotinga. Avuga niba ari umukobwa ugasanga wenda huye n'ibishuko, atwaye inda akiri umwana, bitumye ashaka, ariko ntabwo bimubuza ko umwana nyamwana kubera ko yabuze financial needs. Akavuga ati okay, yewe kubera ko n'uruhande mbuze support, reka nkore umuryango. Ntabwo bimugize umuntu mbese udafigira muri societe nk'uko bigomba. Cyangwa se niba ari umutipe, ni ukuvuga ngo igitsina gabo cyangwa se abana b'abahungu, iyo yamaze kugira umurongo w'ubuzima, hari n'igihe afata umwanzuro akavuga okay, njyewe ngiye gushugurika, mbe umunyonzi, mbe umuyede, mbe buri kimwe, ariko mbona amafaranga yo kuriha ishuri. Nishaka umwaka umwe ngiye nkwiga parike, nzasubireyo undi mwaka. Urumva uwo muntu uburyo yiyubatse atandukanye, ahubwo ari strong. Biramutinza ariko ntibimukuramo igitekerezo cyo kwiga. Ikindi bimugira leader, bimugira umuyobozi, bikamugira na responsable. Ni ukuvuga niba ari manager, aba ari manager uri strong, ushobora kuridinga abandi kugera ku kintu runaka. Niwe muntu ushobora gusobanura hard work ikisobanuye. Niwe muntu ushobora kuba icyitegererezo muri society kurusha wa muntu ushobora kujya muri society akavuga ngo ngewe navutse aha n'aha, ababyeyi bandira amashuri, ndiga ngera aha, ariko nta ruhare rwe rurimo. Mbese wowe uganisha kuri wa mugani w'ikinyarwanda uvuga ko ribara wariraye ritabara waribonye? Of course. Ni ukuvuga ngo uwo nguwo ahubwo tugiye guconsideringa capability, twasanga uwo muntu ari umwana nyamwana ndetse society ikeneye kugira ngo ayihe education, kugira ngo ayihe ubujyanama, ayireading, ngo bibwire n'uburyo ki mu bikomeye ubyazamo ibintu bizima. Uwo niwe wa mwana uzabona arangiza no kwiga ntategereze kuvuga ngo gwese ko agerwa asoma ibinyamakuru ngo akazi kasohotse. Afite direction, avuga ngo okay, niyamburiye ibumoso ndagiye iburyo, niyamburiye iburyo ngiye ibumoso, niba byanze mu mpande njye forward, nkomeze imbere kugeza ni fight. Ni ukuvuga wowe message runaka watuzaniye ni ukubwira abo bana bose ko hari twiga bajya bavuga ngo après les échecs la vie continue. Na nyuma y'ibibazo by'uko wabura uwakureraga, wagufashaga, wagira gute, ntacike intege, ubuzima burakomeza. Yes. Ni ukuvuga ngo ubuzima ntago, iyo tuvuze ngo kuba ufite ababyeyi bose, ndabizi uri umunyamibare, tuba duhaye ubuzima, tuba tubugize rimiyeri, tuba duhaye inzira igororotse. Ko niba ndi mu maboko y'abantu babiri, ubwo biragororotse. Ibintu byose ni mama. Ntabwo ari byo. Ahubwo wenda ibyo bavugaga simvuga ko wenda atari byo, ariko ntabwo ari ikibazo cy'uko umuntu adafite ababyeyi cyangwa se adafite ababyeyi bombi, afite umubyeyi umwe cyangwa se wenda nta n'umwe afite. Ahubwo ikibazo societe ntabwo yataye responsibility. Kuri wowe ukabona yuko kuba wagira umubyeyi cyangwa kutamugira bidakuraho uruhare rwa societe. Iyo societe ikomeje kugushyira mu maboko ya nyayo, ukomeza kugejuru, ukaba wagera ku nshingano wakabaye ugeraho n'undi cyane rwose. Ndibuka kera wenda ubu ngubu wenda ntibigikunda, ariko twe tukiri abana ntabwo umuntu yabaga afite ethique ivuga ko udashobora guca ku muntu mukuru afite ikintu ngo ntukimutwaze. Umuntu mukuru nawe yaba yarakubye yaba atarakubye, even ashobora kuba ataranakuze, ntabwo yagusanga ukora amakosa
ngo atakunyujije akanyama agukosora akubwire ko ibyo bintu uri gukora atari amafuti. Ni ukuvuga uwo muntu ibyo bintu uyu munsi icyo gishobora kubona ko umuntu aguhohotera, ariko iyo umaze gukura uwo munsi ubona ko uwo muntu ubona ko ari ingirakamaro mu buzima bwawe, ko hari icyo yagufashije. Wenda ndabyibuka nanjye ukoze hasi unyibutse ibuye, animateri twari dufite muri segonderi, hari igihe cyageze mubona ko anyanga, ariko ngeze muri kaminuza niwe wabaye inshuti yanjye, twajyaga duhura buri tukaganira, nkabona yarangiriye akamaro karushaho ahubwo abandi batanyitagaho, kubera we yamanaga yagiraga gute nkabibona ko anyanga, ariko nyuma nabonye yarangiriye akamaro. Niwe muntu ahubwo niwe muntu wagukunda. Bivuze iki rero? Bivuze ngo uyu munsi wa none wenda ubuze ababyeyi na sosiyete yari yambuye responsibility. Ni ukuvuga kwiyambura responsibility ni iki? Ni ubujyanama. Ubundi ntabwo ari ngombwa ko wenda umfasha mu buryo bw'amafaranga cyangwa se ngo n'ibintu biri materiel, mu buryo bw'ubujyanama. Ukambura ukavuga ati wenda tuvugenda uhuye n'umwana wanjye sinkiriho, kuvuga ati ariko wowe uri umwana wa runaka, uri umwana wa runaka kuko uvugishije ukuri, ati oya ubwo bubwa ntabwo mbumuzi, ntabwo wakwitwara gutyo warabyawe na runaka. Urumva umwana aragira confusion, avuga ati shoboye kuba ndi gusebya data cyangwa ni ukuvuga ngo noneho warangiza ukavuga ati nzongera kukubona ukora icyo kintu nzagukubita, niba utanamushaka ukavuga ati nzaguhamagarira polisi gufunga ukamukanga. Ni ukuvuga icyo kintu cyonyine kirahari gishobora gutuma wa mwana ava muri bya bintu yari arimo akagaruka mu nzira nziza. Ubuse uhuye n'umwana ntafite ababyeyi ukamazi ati ariko hano umubyeyi wawe ari ubu nubwo mutari kumwe ariko se akubona ni ubwabyo ni homework umuhaye cyane. Bivuze ko rero ntago ikibazo ubundi umwana ntago ari umwe. Oya, umwana tuvuga ko ari uw'igihugu. Igihugu ni iki? Igihugu ni imiryango yiteranyije, ni wowe ni jyewe n'umuturanyi runaka. Noneho iyo miryango okay, hari abantu bumva igihugu bakumva imbibi, ariko ntago ari byo. Imbibi ni ukuvuga ngo ni umuryango runaka udafite aho ugomba kurenga, ariko uwo muryango ni wo igihugu. Bivuze iki rero? Bivuze ko umwana wawe ni uwanjye, umwana wanjye ni uwawe. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko njyewe mfite uruhare mu kugorora umwana wawe in case uhari cyangwa se udahari. Nimiyambura responsibility ni handi tuzavuga ko umwana nyamwana ari ufite ababyeyi. Okay, nakumvise kandi ndakeka n'abadukurikiye bakomeza rwose kuryoherwa n'ibitekerezo byiza uri gukomeza kuduha, nabo bakore komanteri, wemeranywa nawe n'utemeranywa nawe rwose azaze ni batugura uko babyumva karibu. Ariko ikintu mbona numvuzanye ni ikigira kiti umwana ntabwo ari uw'umubyeyi, umwana ntabwo ari uw'ababyeyi, umwana ni uwa sosiyete. Mu gihe ababyeyi bahari badahari, sosiyete ifite inshingano zo gukomeza kureberera umwana, kuko n'ubundi niwe uzajya ibyo azakora. Iyo abaye mubi n'ubundi bya affecting ya sosiyete, iyo abaye mwiza bigaha agaciro ya sosiyete. Ni byiza cyane. Tureka ngushimire rwose kuba warakoze komanteri kandi ikagukorogoshura mpaka ugejeje ibitekerezo byawe ku bakurikirana channel yacu abo birimo. Ni igikorwa cy'ubutwari rwose ndakigushimiye, kandi ndakeka ko hari abana benshi biri bwubake, hari abari biyumvise wenda yarakuze. Urugero nanjye niganye n'umwana udafite ababyeyi bose kandi ubu ni dogiteri, ndetse ahubwo mu bihugu byo hanze. Ubwo rero urumva ko hari bari kugira ngo hari koko kutarerwa n'ababyeyi bombi byatuma utagera ku nshingano cyangwa ngo ube umuntu ukomeye, cyangwa se akaba yakwiba ngo mbona afite nta kintu nzagera. Oya, ntabwo ariko bimeze. Ni ukuvuga guma mu nzira, sosiyete ahubwo ifate responsibility zayo. Ese rike gatoya tutarasoza mu munota umwe, wenda wa mwana noneho wabuze ababyeyi akabura n'uruhare rwa sosiyete, we bigende gute? Sosiyete ikamutererana. Ni ukuvuga icyo gihe n'andi bavuga ngo urikatira ukanihereza. Ariko ikintu ni ukuvuga ngo icyo ngiye nkunda kuvuga mu buryo busanzwe, ntabwo buri muntu wese atuye mu isi. Icyo nshaka kuvuga ni iki? Icyo nshaka kuvuga niba sosiyete yanze, byibura ukaba uri wa mwana utangiye gutekereza kuva ku myaka 12 kuzamura, kuko ndibuka ko mu myaka 12 abana bariraga abandi 10 nako n'ibindi bitewe n'ibibazo bariraga barumuna babo. Ni ukuvuga ngo tangira urebe imbere, no gutangira kureba umuntu wambaye ubusa
kuri interineti, uwo muntu nta kintu iri kugufasha ejo hazaza. Ni ukuvuga ngo ube strong, utangire utekereze umuryango utaragira. Ndibuka hari abazungu tuze kujya gusengana icyahinda za Butare, dutashye rambwa ati ntabwo dutandukana tuza gusengera. Icyo gihe nyene n'abatwaye ndabwiye se baza baransengera, basengera ngo n'umugore n'abana, nabwiye ariko njye ntawe ndagira umugore n'abana, ariko muzabagira. Bivuze iki rero? Mu buryo filozofike, uko tugomba gutumbira twubaka umuryango, ntabwo tugomba guheranwa n'ibyo turimo uyu munsi, kuko ubuzima urimo uburimo, uko bwaba bumeze bwose bwakira. Numara kubwakira ubibaze, nzabugumamo ese nzabuvamo gute? Utangire ufightinge, urwane no kuva muri bwa buzima. Erega no kuvuga ngo na ya society niyo haza umuntu ugufata akaboko, agufata akaboko agendeye kuri motivation, mu byo abona uri gushyiramo imbaraga. Murakoze cyane rero rwose Eric, ni karibu n'ubutaha mugira ikindi gitekerezo murisanga kuri channel yacu abo birimo. Sawa, murakoze cyane. Kandi ndasaba n'abadukurikiye gukanda subscribe, bakore comment, bakore share, rwose dukomeze twungure ibitekerezo by'abo mu Rwanda. Nabo batubwire uko babyumva, kugira ngo ubundi bavanga umutwe umwe bifasha gusa. Inama yo gusara. Sawa. Sawa.